urayafite, ufite n'ayandi aremereye, ariko Imana yakurinze nta kintu igeze ikwaka. Kandi umuzamu uri wawe wibuke uramuhemba. Ariko Imana yacu iraremereje, iraremereye. Imana yacu itanga urubyaro for free ku buntu. Yewe Imana yaduhaye akagasura ku buntu. Yipepe barokore, hasigaye igihe gito tukigira iwacu. Mureke tumara amaze n'ubundi ni hahandi. Ibisazi mumariremo volume. Niba ari Imana ikiza turabihamya none, niba ari Imana izura turabivuga uyu munsi, hanyuma ibindi bizabe biza. Nubwo isi yarangira dufite icyerekezo ku gitambo. Nibagirwa ibiryo ndi umwana w'inkumi, umusatsi uracurama, amererwa nabi binukaho. Umuntu wese wajyaga mbona yaravugaga ngo ariko ubu warize cyangwa niwigeze wiga. Havuga nti narize ayo ndi kongeraho niyakomeye. Biranukana, inzara irandya ndi muto. Imana ikambwira ngo nurari wanyu kabiri mu cyumweru uzapfa. Bwira Imana ntiwangiriye neza ko niba hari ikintu ntareka gukora iyo ngize amahirwe nka profita nkagera imbere y'Imana, ntabwo nahava ntavuze ngo Imana izikurinda. Sinabikora nago nabikora. Ndaje mvuge ngo Imana izikurinda n'ubundi ni hahandi. Umva, iyo umuntu adasaza amanuka sarazamuka. Ni bibiri, iyo utamanutse egare kuzamuka. Ubwo rero ibisazi twasaza bimaze gukura. Bimaze gukura, ntabwo bikibasha kwihishira. Uyihangane nyine, byamaze gukura. Uzi kurinda Mana we, ariko Mana we twibutse neza yawe, waturindiye ubuntu nta mafaranga utwatse, habe n'igiceri, habe. Uko yizinga nkumva ijwi rivuga ngo nduwiteka nzabana nawe, nzakugira neza, nzagutuza i Kigali, nzaguhagarika ahantu hakomeye, nzakwicaza ariko Mana we nzakwicaza ku ntebe zikomeye, nzakugirira neza, uzabyara kandi uzaheka. Ibirangije kwizinga, ihite yongera yisubiza inyuma, irizingura ngo nkukuyeho ibisazi, nkukuyeho kwiruka mu muhanda, ndakubohoye, nkukuye mu mva abarozi bagushyizemo, nkuzamuyemo, ndakweguye, ndakwemesheje, ndi Uwiteka, nkukoreye ubukwe, nkubakira urugo, nkujyanye i Kigali, nzakugirira neza. Ibirangije kwizingura, hagarara imbere yanjye. Icyari kizanye no kugira ngo insigemo ubushabwe buvuga ngo nzasigara ndi ndayibungera ku musozi. Mwitondera inzozi. Ikimara kuza igiye kushwanyukiramo, numva imbaraga ziraje, ndacyaha kikubita hasi ariko nticyapfa. Bukeye mu buryo bwihuse. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Zamura ibiganza, haleluya. Bikure ku mutima, haleluya. Ongera wibuke mu gace cyane, gace. Niwumva ari Imana yakugejeje mu nzu yawe, uzamura ibiganza, haleluya. Dushimiye Imana ko ari Imana ikomeye. Dushimiye Imana ko ari Imana y'amahoro kandi ni Imana nziza. Imana ishimwe. Ndabona twese uko duhuriye ahangaha, buriya umuntu yasenga aba afite ikintu kimusengeje. Ariko dufite amashimwe duhuriyemo kandi yihuta kandi agaragara ari hafi yacu. Turashimira Imana ko turi kugira gutya tukumva ni sawa. Ndabona turi kubusha amaso ari kugira gutya, tugahumbya tugahumbura. Ndabona ari imbaraga z'Imana. Vuga haleluya. Wabyutse mu rugo, wijyana muri dushe, urikarabya, uriyambika, wumva ubwenge buri, urangije winjira hano mu rusengero kubw'imbabazi z'Imana zikomeye cyane ko yitayeho kubiri inyuma tutaninjira hano hantu bikaze. Winjira utishyuye kandi no kureba umupira barishura. Wowe ugize amahirwe wicaye ku ntebe none uri kumva umwuka wera arimo arahumeka. Yewe niba ari byo yiha icyubahiro, birakomeye, tubishimiye Imana. Hari ikintu ntareka gukora iyo ngize amahirwe nka profita nkagera imbere y'Imana.
ntabwo nahava ntavuze ngo Imana izikurinda. Sinabikora nago nabikora. Ndaje mvuge ngo Imana izikurinda n'ubundi ni hahandi. Umva, iyo umuntu adasaza amanuka sarazamuka. Ni bibiri. Iyo utamanutse egare kuzamuka. Ubwo rero ibisazi twasaza bimaze gukura. Bimaze gukura ntabwo bikibasha kwihishira wihangane nyine byamaze gukura. Uzikurinda Mana we, ariko Mana we twibutse neza yawe waturindiye ubuntu n'amafaranga utwatse, habe n'igiceri, habe na mituweli, habe na rama. Uraturinda, warinze ababyeyi, ndebera uko dusa, dore n'aka gasura, dore n'uko twambaye, ariko Mana we, waduhaye amazina y'agaciro, amazina y'icyubahiro, utwita ababyeyi Mana. Abantu bagira abagabo, duha poromosiyo, utwinjiza mu nzu ya, natwe turagushimiye. Ariko Mana we, twavuga ibiki se kuturindira abana abo warindiye mu nda amezi 9 agashira, abandi bagatambuka, Satani yanzuye, dayimoni ziseka ngo ntabwo buri buce, bukeye umwaka wose, bukeye ukwezi mama, bukeye ukwezi papa, utirutse ku muhanda. Ariko Mana we, mwabagabo mwe, mbese mwabonye Imana yabise abagabo itabatse amafaranga, Imana ibagira abagabo itarebye ku makote yanyu. Sawa nta bundi bwishingizi watwatse. Mama we, haleluya. Imana murayumva? Murumva muri kuyumva? Njyewe Imana ndi kuyumva. Imana ikurinda itakwatse n'igiceri k'ijana. Imana wenda wowe urayafite, ufite n'ayandaremere, ariko Imana yakurinze nta kintu igeze ikwaka. Kandi umuzamuri wawe wibuke uramuhemba. Ariko Imana yacu iraremereje, iraremereye. Imana yacu itanga urubyaro for free ku buntu. Yewe Imana yaduhaye akagasura ku buntu. Yipepe barokore, hasigaye igihe gito tukigira iwacu. Mureke tumara amaze n'ubundi ni hahandi. Ibisazi mumariremo volume. Niba ari Imana ikiza turabihamya none, niba ari Imana izura turabivuga uyu munsi, hanyuma ibindi bizabe biza. Nubwo isi yarangira, dufite icyerekezo, dufite aho tujya, kandi nuko tuzanagerayo. Urakoze, komera Imana mu mashyi. Imana irashimishije. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 11 umurongo wa 40 ndetse tugeze kuri 44. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 11 umurongo wa 40. Haravuze ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka,
ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimuhambure mumureke agira ate. Baguhambure bakure kubundi ugira ute. Baramuhambuye baramureka aragenda, wowe baguhambure bakure kugira ute. Hariho ibintu Imana itazongera kwinginga. Hariho amagambo cyangwa ijambo Imana igiye gukoresha ry'itegeko. Bibe kubera ko Imana itegetse ngo bibe gusa, nta kindi kintu gisabwa, nta kindi gitambo gisabwa. Itegeko rimanukiye mu iteraniro, baguhambure bakurekure wowe ugende. Nanzandiko Yesu yoherereje abaguhambiriye na SMS Kristo ari bwandikire Satani, akoresha itegeko. Kwibutse ko afite experience, nta kuntu ashobora kubyinginga. Rimwe niwe mfura yo kuzuka. Ibintu byo kuzura rero Yesu abyibitseho, afite experience mu buryo bwuzuye. Ntabwo asaba permission, nta ruhushya ari busaba ibikurwanya, ntabwo ari bunyuraho bakurwanyirije, araza gukoresha itegeko. Ariko murumva ukuntu Imana iryoshye. Yesu araryoshye. Mama we, yewe we, aka gasura tukagize tugeze ahangaha mama. Yewe izi mikoro baziduhereye hano, turashimira Imana. Yagize tubwire epfo hariya muri muhazisha, hari igatsibo muri mazi katubwira ngo bana banjye nubwo mutigeze kumenyekana ariko nduwite. Tukajya twumva uvuga tukabura ko iyi Mana yiyaminiye ikavugisha umuntu ari muri muhazi. Tuzahurira hehe nayo ikatubwira ngo udutute tw'Ikigali turi imbere yanyu. Mama ikabivuga twaburaye, ikabivuga tumerewe nabi. Ariko niba utizera nanjye ndi gitangaza wizere. Urabona ntarafatiyeho, nta gahunda mfite yo gusubira inyuma. Njye nahuye n'ibintu byinshi bireba nabi, binyigisha kureba nabi. Ubu ndeba neza gake mu minsi y'Icyumweru. Kubera iki? Hari igihe wowe ufite gahunda yo gutinya kubera ko bikumereye nabi bikwasamiye. Hari igihe Satani iryinya rishinga rikaba rirerire akamera nk'aho aryongera. Kandi nayo Imana yaduhaye ni meza, ntabwo tuyagabanya buri cyumweru cyangwa buri kwezi. Ariko Satani washobora gushinyika iryinyo rikagera hanga ukabona ari bukwice. Ariko turashimira Imana n'isoni zikomanze zikinjira. Yesu araza akicarana n'isoni akazibwira ati towa uyu munsi ntabwo muramukora. Turashimira Imana rero. Baramutse neza. Hari igihe isoni zikomanga mu gatondo ka kare, zikakubwira ngo uyu munsi baragusohora uko wakigira kose. Uyu munsi isoni ziragukora zikakwibwira. Isoni ni umugabo witwa isoni, nta soni agira. Iyo utamuhaye karibu mu nzu wariyinjiza. Iyo yinjije rero yicara hakureba neza. Iyo umuhungiye mu cyumba gusangayo, isoni ni umugabo w'umugome cyane. Ariko iyo agiye kukukora, wa mugabo utegeka isoni abahageze nawe akicara areba isoni mu maso akazibwira ati uyu munsi ndatabara umwana wanjye. Ceceka. Uyu munsi hariho itegeko, kandi ndumva uyu munsi Imana imanutse. Hari igihe Imana iza tukumva turabyumvishe kije, yewe n'ubundi ni hahandi. Reka tuganire ku ijambo rifite teme cyangwa nahaye umutwe uvuga ngo Imana iguha umuzuko ufite imbaraga cyangwa se ufite agaciro byibuze ku rwego rungana n'urw'urupfu wapfuye cyangwa wapfushije. Imana iguha umuzuko, uyu muzuko ufite imbaraga cyangwa se ufite agaciro byibuze ku rwego rungana n'urw'urupfu wapfuye cyangwa se wapfushijeho ibyawe. Uretse ubu umuntu umaze imyaka 5 apfuye, ntabwo imbaraga zamuzura zingana n'izo wapfuye ejo. Umaze imyaka 5 apfuye n'amagufa abanza amaze gutandukana, ariko uwejo byibura ntabwo arabastinga ukuntu cyane ngo bikari. Hanyuma ku rwego umaze upfushirijeho ibyawe n'amagufa akaba yaratandukanye, cyangwa se wowe ukabubona n'ubundi ubayeho mu buzima bw'ubupfu. Imana iguha umuzuko uzi
ufite imbaraga byibuze ku buryo bungana n'ubwo urupfu wapfuye cyangwa wapfushije. urabona umuntu uri muri moruge kumuzura none hagihari biroroshye, ariko aho bashyinguye tukaba twaribajya aho bamushyinguye birakaze. hanyuma rero Imana izana imbaraga ziremereye kubera uko ibyawe mbega uburyo biremereye, izana imbaraga ku rwego rungana n'ubwo buremere bwabyo. ijambo ryaturutse mu kanwa k'umwana w'umuntu, ariko rikaba ryarakugezeho ingaruka uyu munsi ukaba uri kubibona. nushaka kubireba urebe iwanyu mu muryango w'iwanyu, niho hafi nkuhaye. urasanga imimerere y'iwanyu, ibyakubayeho, ibyabaye kuri mama wawe byaragufashe, bizagufatira n'abana. ubwo buzima burashinguye ku buryo budasubirwaho, ariko Imana ititaye ku wabushinguye izanye itegeko. irashaka kurwana n'iryo jambo utazi igihe ryavugiwe. ntabwo uzi igihe iryo jambo ryavugiwe. kabiri, ntabwo uzi ibiguzi byatanzwe kugira ngo iryo jambo ribe ryarakugizeho agaciro. Imana rero irashaka gutanga umuti for free, umuti ku buntu. mwibutse ko bibaye ngombwa hakaba hariho umuntu wirukana inyatsi, ntabwo yakirukana inyatsi ku buntu, ariko Imana iragira ikasoringa ku buntu, igukiriza ubuntu, iguhera umuti ubuntu, maze ubundi utahe. nshimye Imana ko muri kubyumva. Imana irashaka gutanga umuti ku buntu. kubera iki wanyu mushingirwa ku myaka 40? abantu bibwiye ko ari umuvumo ki cyangwa kariki, bavuga ngo ni igihe cy'Imana. no, tandukanya iby'igihe cy'Imana n'iby'iwanyu cyangwa n'iby'iwacu. nuva ntabwo ari ko Imana yabavumye, ahubwo yagira ngo ikwihishurire, kubwire ko umuntu ashobora kubyara kandi akabaho agacuruza, ariko acururiza mu buzima bushinguye. ni nayo mpamvu wakinze abandi bagomeza bari mu kazi. ubu uyu munsi umuntu baramureba, hagira igitangaza cy'Imana kikugezeho, bagahita bagufata, bagahita bajya gushingura, bakaba babishinguye. hanyuma ejo ukaza uvuga uti noneho byanshanze, Imana yavuganye nanjye. ariko Imana ivuga neza, ukabyara. Imana ivuga neza, kandi reka nkwereke, Imana niguhumuriza uzahumure, niguhumuriza uzakira ihumure utuze. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo abarokore ije gutabara abarokore. kubera iki ije kubatabara? yambwiye ngo abarokore babayeho mu buzima busuzuguritse cyane bwo hasi. abantu bose barabizi ko nta muntu ubaho umurokore wakira, ariko Imana yambwiye ngo irashaka gutabara abarokore. irashaka gutabara abarokore ikabavura icyo bita iki, agasuzuguro. bazi ko abarokore aribo bambara nabi, hacomokamo bakeya bagahura n'umugisha w'Imana rwose, ariko abundira majorite bazi ko abarokore ari abatindi. hanyuma Imana ije kwibasira abarokore, abantu bamenye ko Imana yibasiye abarokore. ni wowe ndi kubwira, Imana ije gukura agasuzuguro kubera b'Imana. ubu rero waje usenga uvuga ngo Mana mpumure, nawe uhuye n'Imana ku manywa, muri amasaha y'isa sita uhuye n'Imana. Imana yambwiye ngo harimo uruhare rwawe. uruhare rwawe rurimo n'uru nguru. rimwe ni ukwizera, nutizera uritahira. kandi Imana yambwiye ngo mu buryo bweruye ishaka gukura abantu mu mva bashyinguyemo. imva irashaka gukura abantu mu mva, abantu bakabaho batari mu mva, bakabyara batabyarira mu mva, bagacuruza batari gucururiza mu mva, bakubaka ingo batari kuzubakira mu mva. ko twasengeye abantu Imana ikavuga ngo ibakoreye ubukwe, why divorce? egare kubaka urugo ushyinguye. nta muntu wubaka urugo ashyinguye, nta muntu ucuruza ashyinguye, nta wambara ashyinguye. niyo mpamvu nitukureba ujya witegereza umuntu ukabona ntabwo ajya ahindura umwenda, Mwuka yarambwiye ngo uriya baba barawumushyinguranye. niyo mpamvu kuhindura bigoye. turashimira Imana itwibutse. shimiye Imana ikwibutse, humurira bigukiza ku buntu. ariko havuga haleluya.
hari igihe Satani abyuka ari butera amahane ariko agasanga itegeko ry'Imana ryamanutse agahita atuza. Haleluya. Bandimo gutekereza cyane nkavuga ngo kubera iki Imana idukunda yaduciye iki? Wenda birashoboka ko wowe wari ufite ibintu Imana ishobora kuguca ariko nge narebye nsanga ntabyo. Dushimira urukundo rw'Imana. Turebe ukuntu Imana yaduhamagaye dusa ikadutereka aha hantu. Turebe niyo ntebe Imana yakwicajeho ukuntu ari nziza. Aho ngaho iyo uhicaye stress zirahunga. Ndabeshya. Yo tugeze mu nzu y'Imana stress zirahunga. Bishatse kuvuga ngo hano hari ubukiriro ku buryo budasubirwaho. Hano hari amahoro nuko nyine byanzuwe. Byaranzuwe ngo uzagera muri inzu aherekeje ibiganza hicaye azahagirira amahoro. Nubwo bwose hari abantu bavumye bakavuma nabi ariko hari n'abatuvumye neza mama we. Avuga ngo tugera hano hantu tuge tugira amahoro. Tukayagira kandi hariya hanze hari ibintu biyatubuza. Ako dushimiye Kristo yatwoherereza akatugeraho. Zamurira Imana icubahiro. Dusomye amakuru y'umuntu witwa Lazaro. Lazaro yari inshuti ya Yesu. Inshuti. Burya rero hari igihe umuntu agukunda, yangukunda akanaguhakeya mama. Iyo umuntu agukunda akaguhakeya ni wowe wandika nimero ye muri telefone nubiyibagirwe. Iyo umuntu ataguhakeya nimero ye urayibagirwa. Niko abantu duteye. Rero Yesu yakundanye n'uyu muryango kwa Marita na Mariya n'uyu muhungu Lazaro. Barakundana, barenga gukundana bageraho bajya bahana keya. Mama, uyu munsi nibarabuze umuntu guhakeya, Yesu aje kuguhakeya. Yesu azi gutanga keya wihangane. Yesu aguhakeya 24 kuri 28. Ariko umuntu hari igihe bimunanira ibitotsi bikamufata, niyo waba urwaye agasinzira ukaba umwuka wagushiramo kandi uwo muntu ahari. Ariko Yesu aguhakeya niyo ubuzima bwaba burangiye abakiguhereza keya. Ariko vuga amen. Barakundana, bubaka ibintu by'urukundo, babigira ubuzima. Yesu arabakunda kugeza ku rwego Yesu yagiraga ikibazo cy'inzara yakumva shonje atameze neza, akajya kureba uyu muryango ngarebe ko hari icyo bakoze. Yagera niyo baba bataragikora, mama bagahita bajya muri busheri bakamugurira akantu keza akarota. Mama we yabavuye muri niba turacyagiye umuntu ameze nabi, Yesu bakaba muhaye keya. Yesu akumva ameze neza. Yewe dukeneye keya. Imana ibahekeye. Reka nkwereke keya waburiye mu muryango Yesu yayiguha. Keya waburanye umuntu mwashakanye Yesu yayiguha. Keya abana wabyaye bataguhaye Yesu yayigushyikiriza kandi ukumva umutima waguwe neza. Yesu arabakunda nabo baramukunda. Ngariko ngo Yesu akiva muri uyu muryango agiye asibira kabiri ngasiga uyu muhungu arwaye. Ararwara, arongera ararwara, bigera ku rwego ageze muri koma. Koma ivaho arapfa, amaze gupfa baramushyingura. Muri ibi byiciro byose bari bagihamagara Yesu bamubwira ngo ko tubizi ko dukundana, ko tugufata, ko tukwitaho, watubabariye ukadutabara. Ariko Yesu akajya yumva ibyo bavuga akababwira ngo ndi kumwe namwe ariko ntibamubonaze. Hari igihe Yesu akoresha umunwa ariko amaguru akaguma hariya hejuru. Ugasenga umwaka wa mbere ati ndi kumwe nawe nzakugirira neza, Yesu ntumubone yaje. Ukarira undi mwaka uti nge nzabyara cyangwa bandemanye ibiki, Yesu ati nge nduwiteka nzaguha umwana, ibiri gashira atarahatunguka. Ariko turashimira Yesu niyo ataraza bari kuvuga. Yewe ntabwo byumvishe, nubwo atarakugeraho rikaracyakuvugije. Hari icyerekezo cy'uko agomba kuzanaza akakugeraho kuko aracyakwemerera kukuvugisha. Muhe icyubahiro arakabyara. Utekereze ko buriya Yesu baramuhamagaye akajya yitaba akavuga. Niba telefone zari ziriho baramwandikiye utu SMS ariko niyaza ati ndi kumwe nawe. Ukajya munsi y'ikinogo uti wantabaye ntumubone ariko akavuga ati ndahari. Ukava mu kinogo ukikubita mu rusenge uti ati nzaza vuba, ejo ntumubone. Mwene Mariya bakivuga ndamukunda, avuga neza, avuga ngo nzakugaburira inzara ikabikurya waryama ukarota uri kurya. Mama we wabyuka wasaka stoke ugasangira kera ariko abakivuga. Yesu aravuga ati ngewe nzabagirira neza, muhumure iyo ndwara arwaye ntabwo ari yo kumwica.
bati komerewe nabi karinze agera muri koma, none ni gute atazapfa? Nawe ari wowe, nawe ari wowe. Yesu aravuga ntiyaza. Bukeye umwana bakuwe mu mubiri, barashyinguye. Akobora niba na WhatsApp zarabagaho, bamuhaye utumesaje kuri WhatsApp, niba Instagram zariho baramuhaye message. Ari wowe nawe byishyireho. Umuntu akakubwira ati ndagukunda, uti sawa turakundana, hanyuma mu gitondo ukarwara ukajya mu bitaro nagusure, mama ntaguhe na kaka message kaba kanditse neza, ntakaguhe ntanaze, hanyuma ugapfa bakagushyingura ntanasure n'abasigaye. Bishatse kuvuga iki? Imana igukunda yubaka ubushuti nawe. Imana yubaka ubushuti gute? Ibwubakira mu makuba. Niba ugeragezwa ufite amahirwe akomeye, wamaze kubaka ubushuti. Witekereza ko bikomeye, nubundi se wakirukana amahembe angahe mu kwezi? Si uza akabyirukanira. Hanyuma rero yagukunda agucisha ahakomeye kugira ngo uzabemo umuntu ukomeye. Nahoze ni gutekereza, ndavuga n'amashuri twize Yesu yashimye ko atazadutunga. Yashimye ko ibyo ibizatubesha bitazaturuka mu mbaraga z'amarisansi abantu bafite. Ashima kubagerageza. Na niyo mpamvu akuramo imbaraga z'imibare, agakuramo iza fizika, agakuramo iza geography, agasigazamo iz'amakuba. Yesu ni na munyamibare umurenze, ni na wize amateka umurenze, none ni na wize ubumenyi bw'isi umurenze. Rero kuba tubifite ntabwo bivuze ko tutageragezwa. Turamushimiye. Ariko sha uzi, hari uwabona azatungwa no kuba yicaye muri ofisi, ariko hari uwabona azatungwa n'amakuba. Kubera iki? Abonye ko hari igihe ibyo kurya bizahenda, nibihenda abantu b'Imana n'ibiryo by'ijambo ry'Imana bihende. Avuga ati hari uwo nkwiye gucisha mu makuba kugira ngo azahumurize abantu banjye, hanyuma yakira imibereho. Nicyo gituma Yesu atugerageza. Kabiri, ikigeragezo kizana discipline. Ikigeragezo kigushyira kuri taye. Utagira discipline, Yesu arakubita ikigeragezo ugahita ujya kuri taye ukagira discipline. Ukabona umuntu wajyaga avuga amagambo menshi, mama asigaranye nka 3 mu cyumweru kubera discipline yo kugeragezwa. Turashimira Imana. Imana ifite imibare ikomeye, twe ntabwo twashyiramo iyo twize imyaka ingahe. Ikigeragezo, mama, ikigeragezo kigushyira kuri taye, ukaringanira, ukareka kujya wirirwa ugenda wihengetse, ukamenya ko abantu bagenda bemye neza kandi batuje, badakanzwe n'imbaraga z'amafaranga bafite. Imana irakwigisha ikakwereka ari uwambaye baze, ari n'uwambaye umwenda w'amafaranga make, ko mwese ivugana namwe. Biramitse bitabaye ibyigegezo ngo Imana ibiducishemo, ntago twakubahana. Ariko imbaraga z'amakuba zigutera kunyubaha, nanjye ngomba kukubahura uw'imbere, nanjye ndi uw'imbere kubera imbaraga z'Imana. Turashimira Imana rero ibikora uko ibishatse kugira ngo ituronke kandi izaduha ubugingo buhoraho. Umwana ararwara kandi aranapfa. Amaze gupfa baramumenyesha. Niko kubwira abo bagendanaga, arababwira ati nyamara Lazaro yarasinziriye. Baramubwira ngo niba yarasinziriye biroroshye azakanguka. Ngo ntibamenya yuko babwiye yuko yamaze gupfa kera. Ngarika ahita babwira ngo dukwiriye kujyayo tukajya kumureba. Baramubwira ngo wibuke uko abayuda bari bakugize ubushize, nugenda nabi baragukubita ibuye uraza agahanga kabyimbye. Uyu Yesu mwene Mariya nta soni agira, ntarera abajeyi, nta miteta agira, azi ubwenge bukomeye burenze ubw'abanyabwenge. Turamushimiye. Nahoze nshimira Imana yatuzanye mu itorero. Buriya nusenga ntukibagirwa gusengera itorero, ngo usengere n'igihugu, kuko amasezerano yose uhabwa uyahererwa mu itorero kandi uyahererwa mu gihugu. Ni ngombwa ko Imana irinda igihugu irinze n'itorero kugira ngo amasezerano yawe asohore ufite amahoro. Ntukabyibagirwe ngo uzirikane iby'Imana ikubwira wibagirwa aho uri. Oya, Imana irinze igihugu irinze n'itorero, amasezerano y'abantu agomba gusohora.
icyo Imana yakubwiye icyo ari cyo cyose si ngombwa ngo ubone inzira yacyo. Niba utayibona nibyo byiza, Imana igiye kukugeraho. Iyo ukireba inzira Imana ibitaraza. Haleluya. Bibaye umunsi wa kane bamushyinguye, Yesu azinduka kare. Ariko rero njyewe ndumva Imana nyikunze. Yesu utaje umuntu arembye, Yesu ntazi umuntu ari muri koma, Yesu ntazi umuntu yapfuye, akaza umuntu amaze guturika, uwamunganya n'iki? Bisobanuye iki? Nubwo ubona ugeragezwa, arabizi ko igihe azazira akakugeraho kizaba ari cyo gihe cyabo. Uzi iki gukorera? Ufite amafaranga. Ibikwica birahari nubwo waba wubatse amazu meza, ibikwica birahari nubwo waba warabyaye, nubwo utanagera ibikwica birahari. Ariko Imana iyo ukibyuka weguse cya gihe, hari ukuntu tubivuga ngo ubundi iyo umuntu abyutse akeguka, shoferi aba agarutse mu kinyabiziga. Ubundi iyo umuntu asinziriye, shoferi aba yaparitse yagiye. Ariko iyo Imana, ni gute turyama i Kigali tukarota turi mu ntara? Biravuze ngo shoferi yaparitse yigira mu ntara ntahari, hanyuma ikinyabiziga cyasigaye i Kigali. Hanyuma iyo ugiye kubyuka rero, iyera yo mu ijuru iragenda igakoma kuri shoferi uri mu ntara, ikamubwira ngo subira mu kinyabiziga, kiracyakomeje gahunda yo gukora. Ukabona urabyuse, ziriya ni imbaraga zikomeye. Buriya dufite amashimwe menshi, turayujuje. Kubona uryamye ukabyuka uri muzima, ntambwe iri ku irembo, turashimira Imana iturinda buri munsi. Ewe dushimira Imana ikurinda buri munsi. Umubyeyi akaryama atwite akabyuka agasanga umwana mu nda aracyari gukora, biriya birakaze. Dushimiye Imana ibidukorera, kandi yabikora ikabikora ku buntu. Turashimiye Imana kwiturinda buri munsi. Bigeze ku munsi wa kane, abakobwa bagiye kubona, babona Yesu arahatungutse. Ngenda tekereza ko baba baramucyashye, ati umuntu utaradusuye, utaratwohereje n'agakoma, ntasure n'abasigaye. Uyu munsi umuntu amaze guturika, umuntu uko wabaye mwinshi, none nibwo ahatungutse, ubusaje kumara iki? Umuntu mwiza yaravuze ngo ubundi abagore Imana yabaharemanye 50,000 by'amagambo bagomba kubivuga ku munsi. Niyo mpamvu mubona buryo uko wakigira kose abagore turavuga. Ikizabikubwira ko Imana yaturemanya aya magambo, uzabyitegereze neza. Niyo washaka utagira amagambo menshi, iyo ubyaye uravuga. Uravuga. Bagabo rero turabihanganishije. Niyo mpamvu mujya ku kazi mugasiga tuvuga, mukagaruka mugasanga turacyavuga. Muryama tuvuga, byibuze nko mu masaha 11 musubiye mu kazi, tukaba nibwo dusinzire. Ariko uzareba iyo ugarutse ntusanga tukivuga. Bavuze ngo senkani z'umugore agomba kuzimaramo uwo munsi. Binashobotse ubundi umugore yakikopesha ku munsi w'ejo ariko akavuga. Ni nayo mpamvu rero twinginga abagore Imana yahamagaye, twabwira ngo twihangane tugerageze tuvuge ibintu byubaka, cyangwa se ibintu bizima byabasha kuhindura abantu. Kuko niyo twihutiye kuvuga ibibi, bisenya vuba cyane, kuko Imana yadushyizemo imbaraga zo kuvuga. Tuzabwira abagabo ko Imana ishobora kuba yarabaremanya amagambo 10,000 ku munsi. Niyo mpamvu mubona abagabo bavuga make cyane. Rero Imana yise umugabo izina ikamubwira ngo ni umugabo, yarakoze. Uko baba bakwita kose, Imana yakubwiye kuri umugabo. Yewe mujye muha Imana icyubahiro. Iryo zina ntago warigura ngahe? Ninde wari kugira? Turashimira Yesu wabise abagabo akabaha agaciro, n'ubundi nuko ngo. Iyo utarabimenya rero, hari ibintu bura nk'umugabo kandi ukwiriye kubitunga. Ura niba hari indwara abagabo barwara mbi kurusha izindi zose, ni indwara yo kubura amafaranga. Aho kugira ngo umugabo abura amafaranga yarwara malaria. Amafaranga ku mugabo ni ikibazo gikomeye. Mugabo nuba wabuze amafaranga mu ikofu, ujye ubwira Imana ngo wanyise umugabo ngomba gutunga amafaranga. Imana igushakira aho yagukurira, ariko ushyira amafaranga mu ikofi. Ibirenze ibyo ngibyo, izo ndwara nta kuzirwaza byoroha, biradukomerera cyane. Bagabo Imana ibagirire neza. Yewe Imana ije gukora akazi gakomeye. Bya 50,000 abagore bavuga by'amagambo rero babituye Yesu. Mama we, Mariya na Marita baramwitegereza baramureba. Utekereza ko batamwibukije inyama bamuhaye? Ikime cya mu gitondo bajya gutema agatoki hariya hepfo ntago babimwibukije.
bamwibukije n'imineke ya deseri bamuhaye. Abagore Yesu barabimubwiye. Utekereza ko batamucyuriye ikanzu imwe abamo n'inkweto imwe yambaraga bidahinduka? Amagambo ni 50,000. Barabimubwiye. Marita avamo aramubwira ngo iyubahano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu aramwitegereza amubwira ati humura musaza wa kambabwire. Ibintu Yesu agendana bikomeye, agenda ni humure. Arabizi ko nta uguhumuriza ufite. Arabizi ko no kuri konte niyo byameze neza nta humure ribamo. Amanuka ni humure kuko ibigutinyisha biba biri hafi aho ngaho, ariko akiri humure mwa y'amaterane. Ambwira ngo humura musaza wawe ntabwo yapfuye. Amubwira akajambo keza nakunze. Ambwira ngo musaza wawe azazuka. Aramubwira ati mwigisha ndabizi ko azazuka nyine ku munsi w'imperuka nyine azazuka ndabizi. Ariko we amubwira ati humura ninjye kuzuka n'ubugingo, urizera wese naho yaba yapfuye azongera abeho. Atangira kumva Yesu ari kuvuga ibintu byiza. Hari igihe Yesu avuga ijambo ukumva niwe uvuze, ariko hari n'igihe amara iminsi avuga ukumva ntabwo uzi ibintu abantu barimo. Ukajya ubwira abantu uti murekere narabihaze dore bingeze ahangaha, ntimuzongere kubivuga. Igihe here yavuga kazantabara sinde yawe irushaho gukomera. Ibyiza nuko byakomera atari kuvuga, ariko umva humura umwizera wese. Urumva abantu urageza mu gihe cyo kunapfa, cyo kora nyine urasa nk'uri mu marembera cyangwa urasa nk'umerewe nabi, ariko humura byari bitaraturika ngo umuntu kusandara Imana igutabaye bikiri hano. Hari ubwandu bwafasha abantu muri iki gihe bukomeye buvuga ngo Imana ngo nimvugeho, ngo nibisubiremo. Nibiki Imana isubiramo? Ibyo no kwitunza ku musozi. Wikitinza ntabyo Imana isubiramo. Imana yavuze niyo kwizerwa, ahubwo ni imanuka ikore. Nimanuka n'ibyawe biguhe. Maze turi mu buhanuzi n'ubundi ni hahandi. Imana yavuze ikavugira Kanyarira, ikavugira Kacyiru, ikavugira Ruguriri, ikagenda gute? Ntabwo ari Imana yo kwizerwa, ahubwo uyu munsi twambara imbaraga zivuga ngo twakiriye yuko tugiriye neza. Arangije aratambuka, arangije aramubwira tumva ndashaka nimunjyana aho mwamushyinguye. Turashimira Yesu. Umva niwanyu ibyo bashyinguye nta wabyihanganira, n'umugabo wawe bashyinguye nta wabyihanganira. Mujya mutwihanganira. Iyo urwaye ntitugusure, babivuze ngo wowe cyajya ukiri muzima wasuye bangahe. Tugeze mu gihe abantu badakwiriye gutinda ku bandi, ahubwo ukwiriye kwihuta wumva icyo Imana iri kuvuga, Imana ikaza ikakugirira neza. Sinkubujije kumusura ni byiza, ariko niba atanagusuye menya ko nawe warwaye, wenda nawe yarwaye. Haleluya. Avuga ati ni munjyane, ariko bataramujyana. Abayuda bari bagihari bakibafata mu mugongo. Yesu ni umuhanga, ariko reka mbabwire, hari igihe Satani akwereka akagufitiye impuhwe, ujye wibuka ko ari ikirura. Abayuda bararize bakajya barira ati arava harya ari wenda ngatubura imigati tube twirira. Navuge vuba agira agatangaza kamwe akora muri urugo, wenda turye kuko uriya muhungu yapfuye naho ibyo kumuzura. Abantu barabizi ko ibyawe aho bigeze byarenze ihaniro ntaho bya twarihanaguye rwose, utwihanganire. Turabizi neza ko igihe umaze mu kigeragezo ni kinini, ntabwo dufite ibyiringiro by'uko Imana yagutabara nona, ariko itegeko ry'Imana niryo rimanukiye mu buzima bwawe. Ibitari itegeko imiryango yarabyanzuye, ibitari itegeko nyine byararangiye, urabona ko byarangiye. Ikikubwira ko byanutse nuko nawo mwegeranya bizi ko bikunukaho. Burya rero umunuko nuwumvikanya abantu bakamenya ko byanutse. Ariko ndashimira Yesu, hano yambwiye ngo hari iminuko apima iri ahantu hiherereye. Iminuko itagaragara turayishimira Imana kizi kuyipima. Umuntu abana n'ikigeragezo kikamukubitira imbere y'iri Imana ntimushyire ku irembo
bakabyita kugukubitira mu gikari. Turashimira Imana ko nibyiherereye Imana yabibonye, imaze kubona ko igihe cyo kugutabara kigeze n'ukuri, ariko Imana irakomeye. Imaze kubona ko igihe cyo kukugeraho cyuzuye, Imana iraje. Arababwira ngo nimunjyana wa mushyingwe, ati mwigisha natwe biratunukira, ihangane si we wajyayo. Urumva ahantu ikigeragezo kigeze? Urumva ahantu imbaraga z'urupfu zo gushyingurwa no kuba mu mva zikugeze? Urabona ahantu ubuzima bukugesheje? Witekaje kuvugana nawe ngo niwe wenyine wihanganira ibinuka. Umva mama, papa, umva ibyo binuka byawe niwe wenyine wemeye kubyihanganira. Abandi bose ntabwo kirezista iminuko ituruka mu bibazo byawe, ariko ye hari igihe ibintu binuka umuntu akarambirwa guhora gufata, umuntu akarambirwa guhora gufasha, umuntu akarambirwa guhora gukandira akanyenyeri, hakaba hari inama udashobora kwitabira. Turashimira Yesu wihanganiye iminuko abandi barananiwe kuyihanganira. Turashimira Yesu uje kukunamura wari warunamye babizi kutazunamuka. Hari igihe umuntu aba mu gihe kikamubwira ngo uko wakigira kose ntuzeguka, umuntu yakureba akabona uzahora uhetamye n'ibyo bakubariye. Ariko muri aya materaniro Imana ivuganye nawe ngo ije mu binuka byawe, ije kubitera kandi kana bigomba guhumura. Ariko wazamura Imana icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Zamurira Imana icyubahiro. Hari igihe byigeze kunukaho, hari n'igihe byanutse, hari n'igihe byigeze binuka. Biranuka hari igihe binuka bikanuka. Igihe byigeze binukana imyaka 6. Imana irambwira ngo nguhaye abaprofeseri 4 n'abarozi nguhaye bo kukuroga. Biranukana. Imana irambwira ngo cika iwanyu n'ujyayo uzapfa kuko arashaka igitambo. Nibagirwa ibiryo ndi umwana w'inkumi, musatsi uracura amamererwa nabi binukaho. Umuntu wese wajyaga mbona yaravugaga ngo ariko ubu warize cyangwa niwigeze wiga. Havuga nti narize ayo ndi kongeraho niyakomeye. Biranukana. Inzara irandya ndi muto. Imana ikambwira ngo nurari wanyu kabiri mu cyumweru uzapfa. Bwira Imana ntiwangiriye neza ko niba atari n'akazi najya niwacu ngahinga, simbe umwana utagira ubwenge. Imana irambwira ngo ndamaramaje kukwigisha, nabaguhaye n'abarozi 4 bagomba kukwigisha. Imyaka 6 nasinzira ndayimara ndeba. Kurya ari rimwe mu cyumweru ntago wabyumva. Buriya nubirya bikamanuka ugasinzira ujye uvuga ngo ngushimiye data kuntabaye. Nubwo waba ugihaha bikeya biramaze, upfa kuba ubirya bikamanuka ujye usinzira uvuge ngo ndagushimiye kumpaye amahoro. Hari ababifite batakibashije kubirya kubera imbaraga zibari inyuma zibatsikamiye. Turagushimiye Mana, ibyo ufite byose uri kubirya bikamanuka. Imana ihabwa icyubahiro. Niba nta nabyo Imana ntizajya urayicisha inzira, wenda izagitobora n'igikuta ariko iguhemanurye. Humura igihe kikwigisha, Imana izagutabara. Uzirinde icyaha kuko icyaha nicyo cyonyine cyatuma ikigeragezo kikwica, ariko iyo wirinze icyaha Imana ibana nawe mu butaha. Bangirira nabi. Umuntu ni umuntu, Imana niyo nyine idashobora guhinduka. Hari igihe umwizera akaguhinduka kandi akaguhinduka ari mu gihe wari umukeneye. Ariko turashimira Imana itagihinduka. Turashimira Imana itareba nk'uko abantu bareba. Wacu yaravuze ngo abantu bareba ubwiza bugaragara, ngo ariko Uwiteka yitegereza mu mutima. Turashimira Imana itureba kandi ikatubona neza. Bihe birankomerana. Bajya Burundi batoza amahembe, bajya Bugande bakubita amahembe, bajya Tanzania bakubita amahembe, bajya Kongo bakubita amahembe. Imyaka 4 irashira ubwo buzima mbamo.
niga kutaba mu nzu zubatswe n'abantu, njya kwibera mu buvumo no mu butayu no munsi y'imiringoti. Imyaka 5 irashira, amahembe ararandya, njya ndi umwana ntayazi. Imana irambwira ngo ni ibyo ngibyo nukugira ngo uzabone ibyo uzabwira abantu. Imana yambwiraga ngo nzabwira abantu, nayibwiraga ko amahirwe nsigaranye ari ayo kuzahurira n'abantu mu ijuru, ahandi hose ntibishoboka, kuko nabonaga byaranutse ku rwego rw'uko nahise atabyihanganira kuza kubireba. Barabinkubitisha ibinyagwa ntanabizi, birankubita. Imana imbwira ibyo ari byo, imbwira ukuntu abarokore bagowe, imbwira ukuntu abana b'Imana babahora agatsi bakabaziza ubusa. Hanyuma naje kukubwira ngo uwagushyinguye yagushyinguye atabajije Imana. Imana nayo ikukuye mu mva ntawe itumyeho. Bankubitisha amahembe, utekereze kumara imyaka 4 urwana n'ihembe. Aya Tanzania aje yarandiye n'inyama zishira mu nda, nkajya nzijyana nkazisuka hariya nkabibona ko nazisutse. Mbwira Imana nti niba unkunda ukabona uzankoresha, uzame gutwita mbyara umwana muzima, mbone ko mbyaye umwana. Cyatumye njya kwicisha muri ecography bwa mbere n'ukujya ndebe ko natwita ipusi, ko numvaga umuntu adashobora kuba mu nda yanjye. Muganga ambwiye ngo ntwita umwana, ngira amatsiko cyane. Ndagenda mbwira umudokiteri, ndamubwira nti mfasha unkurikirane. Yari umukozi w'Imana aramfasha. Turashimira abantu bajya baruhura abandi bari mu makuba, Imana izabitura. Aramfasha anjyaniwe, arankurikirana, ndinda mbyara, mbyaye mbona mbyaye umuntu. Ndavuga ngo Mana, ntabwo nari nzi ko washyira umuntu mu nda yanjye nta nyama nzi ko nasigaranye mu nda. Hembe ryabaga mu nda amezi 3, rigakata inyama zose nkazijyana nkazisiga hariya. Ngeze aho numvishe zimaze gushiramo, mbwira Imana nti ndagushimiye ko nsigaye ndi wo gufashwa nawe wenyine. Umuryango byari bimaze gukomera, bavuga bati niba umuntu arangije kwiga ntabona akazi, ari n'udushuri 6 turi aho ngaho, buriya yabaye ikigo nyine yaraturumbiye, igisigaye nuko twamuca. Turashimira Imana rero, uko turi kose Imana itwemera, nta kibazo dufite. Turashimira Imana yatuzaho. Bandogera muri ibi bihugu biri hano hirya, ibyo mbabwiye, imyaka 4 irangira ntapfuye. Kandi iryo shuri naryinjiyemo, Imana imbwiye ko ninjiye mu ishuri ry'abarozi, kandi bazandoga imyaka itambwiye. Maze kuryiga imyaka 4 ishize, iyo myaka 4 numvaga Imana ivuga ngo humura komera nzabana nawe. Naba ntari kubyumva umusazi nkahura nawe mu muhanda atoragura amashasha akahita yashyira hasi, akabatumva uko Imana ivuze. Ati Imana yavuze ngo humura komera izabana nawe, uriya mugore uguhiga ntacyo azagutwara. Turashimira Imana. Umva mama, nta hantu Imana itatobora igisubizo cy'umuntu ngo gice. Reka nkubwire, ibyo kwirwa tuvuga ngo daimon aritambika, nta daimon ujya witambika imbere y'Imana. Iyi Mana yaje gutabara, ishatse yanamukubita ikamutura muri rigore rikikagutabara. Nashwe yarya ritangira Imana mu buzima bw'umuntu. Igihe cy'Imana iyo cyuzuye, yanyura muri Costa ariko ukabona igitangaza cyawe ukiberaho. Reka mbere izibyo yibwiriza tugira ni byiza, si bibi, kugira ngo itureme mu mutima byo tuzabona hanyuma. Humura rero kuko Imana iguhumurije. Myaka 4 irangira batanyishwe nta wunyishe. Iyo myaka 4 umurozi umwe yarapiganwaga agafata umwaka, hanyuma iyo myaka 4 nyine yafashe buri murozi wese afata umwaka, barapiganwa habura n'umwe wanyica. Kandi nkamumenya yuko Tanzania ariho ngiye kurogerwa umwaka wose, birangira nta binyishe, ariko birambabaza cyane. Byageraga mu nkatukura nk'utwita agakobwa ka mbere, kacira kanire mu minota 10. Ariko turashimira Yesu wihanganira ibinuka, akaguma akavuga ngo humura nzabana nawe. Uko yizinga nkumva ijwi rivuga ngo nduwiteka, nzabana nawe, nzakugira neza, nzagutuza i Kigali, nzaguhagarika ahantu hakomeye, nzakwicaza ariko Mana we, nzakwicaza ku ntebe zikomeye, nzakugirira neza, uzabyara kandi uzaheka. Ibirangije kwizinga, ihite yongera yisubiza inyuma, irizingura ngo nkukuyeho ibisazi, nkukuyeho kwiruka mu muhanda, ndakubohoye, nkukuye mu mva abarozi bagushyizemo, nkuzamuyemo, ndakweguye, ndakwemesheje, nduwiteka, nkukoreye ubukwe, nkubakira urugo, nkujyanye i Kigali, nzakugirira neza. Ibirangije kwizingura, hagarara imbere yanjye. Icyari kizanye no kugira ngo insigemo ubushabwe buvuga ngo nzasigara ndinda yibungera ku musozi. Mwitondera inzozi. Ikimara kuza igiye kushwanyukiramo, numva imbaraga ziraje, ndacyaha kikubita hasi ariko nticyapfa. Bukeye mu buryo bwihuse mpita nkora mariage ndi mu mwaka wa 5 wo kugeragezwa. Ngeze mu rugo umugabo akajya asinzira, nge ngasigara ndeba, kuko ibitotsi byari byaragiye mu myaka igera muri 6, nta bitotsi nagiraga. Iyo nasinziraga yanzoka yazaga kuntwara, nkatinya rero gusinzira ngo itazantwara.
imyaka 6 irashira. Hanyuma ngeze mu rugo bimberuko, nkigera mu rugo mpita nsaminda. Igize ukwezi n'iminsi 10, inki nsanga mu nzozi Imana irashaka kubegura mu mva. Ndimo ndagutekereza uburyo imva zibaho. Inki nsanga mu nzozi irambwira ngo abarozi bane nakoherereje warabishe nje kurwana nawe. Irambwira ngo ndashaka kugukuramo iyo nda. Inka niyo yambwiye mu nzozi ko ntwite. Ngiye kuguterera mu mahembe nuncikura abaho ariko nutancika iyo ndiravamo. Yewe nazamukiye mu nzozi nagiye gukanguka inda yose yavuye yashizemo. Njya kwa muganga, ngeze kwa muganga mpita njya muri koma kuko nari natinze sinari namenye ko ari ikibazo cyuko nari ntwite ntago nari mbizi. Ngeze muri koma numva ijwi rirambwiye ngo mva mvugane nawe. Ishuri wari uri kwiga waje utarirangije riracyakomeje no kuba maso kugira ngo ngutabare. Mitamva muri koma uwo mwanya ngira muganga ntimpambura. Akuramo ibyuma ndabyuka namubwira nisezerera ndataha. Ngeze mu rugo mbwira umugabo nti reba mugabo we wanzanye nsenga none mera nsenge. Ntereza iminsi 7 ngo ntumbaze ukwabuki. Iminsi 7 ndayifata mva ku gitanda njya muri salo ndasenga. Mbwira Imana ngo Mana buri munsi iyo ndyamye mbona inzoka ize kunyica none ndakwinginze muri iminsi 7 mpereza imbaraga ziciye inzoka. Iminsi 7 nyirangije njya kuryama nta nzozi ntayerekwa nta nijwi. Ngeze ku buriri ndyama saa 8 zigeze nagiraga isaha y'Imana imbere yanjye. Mbona yanzoka iraje. Mbona agati gato karashibutse nkuko kakazamuka. Kazamutse gashamika amashamane ariyo babarozi bane. Mbona duhindutse twadushama inzoka. Fata umuhoro mbona ndadukubise tuguye aho ngaho. Ngiye kubona mbona inzu yari imbere yanjye yashijemo umututu waturutsemo yanzoka ifite umutwe nk'umuntu ku metero zayo 30. Irangije irambwira ngo abarozi bose nohereje inyuma y'ubuzima bwawe. Warabishura bamara imbaraga zawe zabamazemo izo bari bafite. Akubwo nitwe twarwanaga cyangwa n'Imana iri mu ijuru. Ni wowe urwana se cyangwa niyo? Mbonye abantu barwana bakanesha. Niba ari mwebwe nakazi kanya ariko niba ariyo ni mu mihikiwe. Ni Imana ihagarara ikarwana itarwanye wasinzire mpfini. Irambwira ngo kubera ko wabamaze ngewe ndi umupfumu uvuye hanze y'umugabane wa Afrika nje kurwana nawe ndi live nutanyica umunsi ndakwica iherezo ryanjye nawe rirarangirira hangaha. Turarwana ntabwo imbaraga mpagarara mu kirere yihagarara hasi kundeba kwayo byamanuraga mu kirere bikampereka hasi. Nafashe iminota 30 yo kuba mu kirere mbona birakunze ishize mpagarara ku butaka. Mbwira Imana nti Mana ndabona imbaraga zanjye zishize kandi ariho nari ngezeho kurwana urugamba rwanyu. Mujye musenga Imana. Buri saha Imana iriteguye kukurwanirira. Buri saha Imana iriteguye kuguha ibyawe. Ndayibwira nti niba hari imbaraga wabikiye abera zira ahantu utari wakora fata kuri izo mbaraga uzinyohereza. No bwa mbere nasenze nsinziriye. Ngiye kubona mbona marayika hisaza. Izo kukurwanira zirahora. Arazazana inkota nabonaga yaka ntago muheruka uyu mumarayika. Arambwira ati nguhaye inkota nguhaye imbaraga inzoka nizamuka uhita uyica. Reka nkubwire ahari bazaterana ariko sizaba. Hanyuma bazajya inama Imana izinyuremo izajya inyuranya amaboko ibintu byose bisopanye ariko igitangaza kiboneke. Haleluya! Yazamutse rimwe nakira yankota mpita nkubita ntipa. Gice kimwe kigwa hano ikindi ahangaha. Dushimiye Yesu turwanira kandi akanesha. Numva ijwi rirambwiye ngo abarozi bari nyuma y'ubuzima bwawe uhereye none kugeza iteka ryose ndambuye ubutware. Mbaguha ubutware bari bafite ngewe ndi Uwiteka ndabuguhaye hanyuma ndi Imana izabana nawe. Banzu mbaza uti ntibakikuroga. Urakoze baracyandoga. Umva icyo experience imaze. Imana igushize mu kigeragezo so kugira ngo ibice. Ntarugo igomba kubica ahubwo ibagaburire neza hanyuma ubeho nawe bareba. Imana ntigire uwigirira nabi nukuri. Ibagaburire izabatabare bareba neza nta kibazo cy'inzara bafite. Niki Imana idukorera. Imana yarambwiye ngo uhereye none nguhaye ubutware. Ubutware busobanuye iki? Ataranatekereza gutestinga ihembe ngewe mbimenya haburi cyumweru. Hanyuma ihembe nkarisinziriza. Rigasinzira yazakora ku kinyugura gasanga ntikieguka. Wabyumvishwe ko biteye? Kigasinzira. Hari ibintu dutegeka rero bigahita bigira ibitotsi umwana w'Imana agahumeka. Hari abantu babicaye barabatanzeho ibitambo ukabona aho kugira ngo akureho ubwo aramanuka
bisobanuye iki? Hari ibyo tugomba gusinziriza byagusinjirije tukagukura muri muzima tukabwira ngo zamuka ugere ku Imana yaguteguriye. Ubwo butware nicyo babuje gukora. Tuvuze ibintu byinshi ariko kimwe, dushima Imana izi gutabara igakura abantu mu mva. Avuga ngo amen. Tugiye gusenga Imana. Imva ni nyinshi. Imana yambwiye ngo abantu imva, icyitwa imva, yambwiye ngo umuntu ashobora kuba aryamye mu mva ziruta imyaka afite, ukaba uvukiye mu buzima buvumye. Kandi ubuzima buvumye ndatekereza abarokore bari kubyumva ibyo turi kuvuga. Buzima buvumye ku buryo ikikubayeho n'umwana wawe kizamubaho. Bivuze iki? Niba mama yarubatse ingo 7 nawe zikuri inyuma mu gihe Imana itarakuzura, birasobanuye ngo Imana izanye umuti ukomeye wo gukura abantu mu mvi, ikabazamuramo, ikabemesha, ikabagira bazima. Ni iryo message Imana yarishatse gutanga ahangaha. Hanyuma ibyawe urabizi ko byanutse ari Imana yonyine yabishobora. Biranuka. Dushimiye Imana rero. Ndashaka ko dusenga ariko reka mvuga aka kantu. Minsi ishize Satani yaransanze. Urumva hano Imana yankuye ni kure cyane. Arangije arambwira ati Imana yagukuye mu kanwa kanjye nkushaka, none shaka kukurutsa iyo Mana ufite. Arabimbwira. Ndamubwira nti se Imana ndayirukane? Imana iba mu nda yanjye ngewe. Avuga nti sawa. Arambwira ati uremera kuruka Imana? Ndamubwira nti simbyemeye. Nimukabyemere. Ntugakora icyaha kubera ikintu runaka, ahubwo ujye uguma mu gushikama. Haza igisubizo kikuba kabiri. Iyo umuntu yirinze igisubizo kikuba kabiri. Ariko iyo wiyangije kiza ari kimwe kandi kigahita kikugiraho ingaruka. Ndamubwira ntago naruka Imana. Arambwira turayiruka. Nti no. Ndamubwira ati ngiye kuguteza ibintu 3 bikomeye bizasiga Imana uyirutse. Ndabyuka mu gitondo nibwo nikubisa hasi imanuka ahantu mu makaro, mpita mvuna ukuboko n'ukuguru, angira kugenza ikibuno. Mara amezi 2 ndi muri ubwo buzima. Mu gihe nkivunika amankubisi cya kabiri, mutware wanjye ararwaye ahita ajya muri koma, agwa muri koma. Avuye kwa muganga mbwira Imana nti kabisa sinagira uko ndi kugenza ikibuno ngo njyane n'umuntu uri muri koma kwa muganga, ngiye kumubika. Nago ndabivuga, ndamworosa norosa intumbi. Musi wa mbere urashira mworoshe, musi wa kabiri urashira, bigeze ku munsi wa 3 mpamagara nyina. Amubwira ni mukecuru nimuze musezere ku muhungu wanyu, ndabona agiye gupfa kandi ndabizi ko yapfuye. Haleluya! Nimwikomeze ku Mana. Nta bintu Imana itazi naho bizanyura, ifite inzira zabyo. Ntureba kubona zashize, zirahari ubwo utabasha no kubara. Ubwo Satani arimo arantera ibindutse Imana. Bigeze ku munsi wa 3 ndamuhamagaye. Okay, katwitegure n'ubundi tuzi. Bagiye kuza umuhungu ahita ava muri koma. N'umuhanuzi mwiza. Naramusengeye bingoye. Avuga nta amahembe araraduhera mu matwi, ni nasengera umugabo neza nzakubitwa. Njya kubwira Imana nti umugabo ndusha imyaka 5, umugabo w'umuhanuzi kundenza kandi umugabo uri mwene data. Ari nasabye Imana irambwira ngo usabye na niga gusaba ibyo ngibyo, irambwira ngo ibyo uvuze nibyo byo. Reka muguhe. Jubura kwimenyera ubwenge byera byose samata. Nuko munga avuye muri koma aza ari mu guhanura, ambwira tumva kwiteka avuganye nawe. Umuntu amara 3 muri koma akava yahanura. Twabonye Imana ku manywa y'ihanga. Arambwira ndavuga ni Imana ishimwe. Mama we ndamubwira napo ntarakize mukecuru, ntarakize. Igumire mu ntara rwose arakize. Nkibitekereza umwana ahita ajya mu nzu, kubera ko urumva nagenzaga ikibuno sinari norohewe. Umwana agiye mu nzu atwika ibintu byose byo mu nzu birashye. Haba umwenda wasigaye n'uwo twasigaye twambaye. Imana irambwira ngo ndi Uwiteka ngenzi gufonda ubuzima nkaburema, nishaka kukwambika n'indege zizikorera imyenda ziyizane. Tavuga nti Imana irakaze. Imana ihora iduha discipline, ikaduha umurongo ngenderwaho, ikaturinda kugenda duhengamye tukagenda twemye. Turashimira Imana igira neza. Imana ikakoza mu maso gacya ntibamenye ko byakuraranye. Haleluya! Ndashaka ko dusenga kuko Imana yamaye systeme z'uburyo igiye gukura abantu mu mva. Niba wajana ari ubwa mbere, uyu munsi nabwo ugize umugisha. Ugize umugisha ukomeye, uhuye n'Imana uyu munsi. Wigeze uhura n'Imana mu buzima ariko uyu munsi uhuye n'Imana. Imva rero umuntu ashobora kuba arimo zishobora kuba ziruta imyaka afite. Gute? Urumva iyo mivumo bari baramvumye niyo mva. Ariko ndashaka winyeganyeze wamaze kubyumva ko bikurimo. Ntibiba ari iby'abantu bose ariko ba nyirabyo baba bahari. Winyeganyeze kuko ugiye kubuva mu mva nona.
ndagushimiye ko uhagurutse tugasenga Imana. Tugiye gusenga kandi turasenga uko Imana yambwiye. Izi mva ziri mu buryo bubiri. Imana yambwiye ngo mu ijambo rimwe ije kurwana n'ijambo ryaturutse mu muntu rukaba ryarakugizeho ingaruka. Ingaruka warazibonye, wamaze kubyumva. Hanyuma iri jambo Imana yambwiye ngo igiye kurikuramo ihereye mu bisekuru abantu bavukamo. Irya kabiri irarikuramo ihereye mu mivumo abantu bavumye abandi babahora gatsi kuko babanga. Umuntu yabona wambaye akumva guwe nabi. Imana irashaka gufata amagambo ikakubita hasi hanyuma ikakure kugatambuka. Imana irambwira ngo ikibikora ibi ngibi harabaho igihe cyo kwakira imigisha abantu bakira imigisha yabo nk'abantu bavuye mu mva. Irambwira ngo mbwire mwebwe nkubwire wowe uneze amatwi ukimara kuva muri iyi mva ukakira umugisha ishyize imirimo yihutirwa imbere yawe yo gukora uyikora vuba kandi wejejwe kugira ngo uhure n'Imana. Hari ibintu Imana irimo itegura imbere hariya ishaka ko abantu bazajya barenga, hanyuma bamara kubirenga barabirenga kubera imirimo y'Imana igiye kubakorera kugeza ku rwego numva ijwi rivuga ngo ni imigisha itunguranyije ku bantu. Bivuga ngo nitunguranye iraje uzawakire, nuwakira uzaba ari kugira ngo ukore. Hanyuma Imana ngo harakana ishaka gusa nk'igusimbukije. Urakoze, komera Imana mu mashyi. Hanyuma ntawe uzuka yicaye. Turashaka ko muzuka Imana ibantumyeho. Nusigare kandi ntubure kwizera kuko ubuze kwizera wasigara muri iyi mva ukazayivamo hashize igihe kirekire. Imana irashaka kubakura mu mva mwashyizwemo. Urabizi ko bibaza igihe kirekire ntaho wabona ubigarurira. Imana iguhereye umuti ku buntu. Promosiyo y'Imana nimuyakire mwaya materaniro. Rambura ibiganza byawe dusenge. Ugiye kwatura aya magambo ni ku mwuka yambwiye yanyobeye. Vuga ngo Uwiteka kubw'ijambo ryawe ndakwizeye none ndasenze. Vuga ngo mvuye mu mivumo bamvumye. Vuga ngo mvuye mu mivumo bamvumye. Vuga ngo mvuye aho Satani yamboheye. Vuga ngo nakiriye ubuzima bw'umuzuko. Nakiriye ubuzima bw'umuzuko. Urakoze, mwuka yanyoboye. Ngiye kuvuga ni Lazaro sohoka. Uhita uvuga ngo nitwa Tuyisenge Claudette ndasohotse. Uhita usohoka kandi usohoka usohotse ntuzasubire. Lazaro sohoka. Sohoka Lazaro sohoka. muri bwa bukene ndasohoka. Lazaro sohoka. Lazaro sohoka. Lazaro sohoka. Imana iraguhamagaye ngo sohoka muri iyo mva. Sohoka muri izo mva. Sohoka muri aya magambo. Sohoka muri uwo muvumo. Sohoka muri ibyo bintu. Sohoka sohoka. Komera Imana mu mashyi kuko usohotse mu mva. Komeza uhagarare aho ngaho. Reba hano uzamurira Imana icyubahiro. Imana yambwiye ngo ibi bintu dusohotsemo birasigara bibungera. Noneho rero Imana irashaka kubishyingura. Aha niho Imana yemerera ibinuka bikayigeraho. Aha niho Imana yakoreshereza gutabara kwayo ikakugeraho. Hanyuma yambwiye ngo hano yashyize umwobo muremure cyane. Irashaka ko mumanuriramo ibyo bintu muvuyemo. Iyo mivumo muyimanurire mu rugo rwawe. Imana irushize aha. Imana izi ukuri mubipfundikire. Gira kwizera mama, gira kwizera papa, mukobwa musore. Izera Imana ikura umuntu kure. Izera Imana ikura umuntu mu buzima bushimwe kamushingira akaba umuntu muzima. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibi bintu mugiye kumanuriramo ntabwo iri bubyice, irabimanura. Izahora ibimanura. Uzabaho bikimanuka, uzabyara bikimanuka, uzatabarwa bikimanuka, uzubaha Imana bikimanuka, uzarinda ujya mu ijuru bitaragira iherezo. Komeza uhagarare aho ngaho. Haleluya. Imana yambwiye mbabwire ko itanze imigisha itunguranye kugira ngo abantu binjire mu gukora kugiye kuza imbere hano, kugira ngo Imana izasimbutse abantu. Hari nk'akantu k'urukiramende abantu bashaka kuba bagiye kuzasimbuka. Hanyuma rero iyi mirimo mugomba kuzayikora uru rukiramende kugira ngo Imana izajye ibasimbutsa. Ushaka kuba urukiramende rw'inzara, Imana ikarugusimbutsa ikaba yaguha nk'akantu ko kurya uyu munsi. Imana ikumpera umugisha. Turatera haleluya 3 biraba bivuze ngo uyu mugisha turawakiriye. Wowe wizere kuko ni wowe uzi ibyawe. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Urakoze cyane. Mana yambwiye ngo abantu mwahuye n'abantu bakabwira ngo muri bitambo barabata
utambye niba urimo hano zamura ikiganza ni wowe nshaka wowe umanitse ukuboko ugiye gutera haleluya imwe birasobanuye ngo Imana igukuyeho urupfu rw'umwaka rimwe kabiri gatatu dushimiye Kristo abitorera tugiye gutera haleluya tuvuga ngo Imana izahagarara natwe tukiri mu itorero rimwe kabiri gatatu haleluya hasigaye imivugo ngo tukiri muri iki gihugu kandi turi hanze yacu Imana ije gusoza amasezerano yacu rimwe kabiri gatatu haleluya urakoze Mana turagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye imigisha uduhaye kwakira tugushimiye kuduhaye kuva mu mva tugushimiye kudutabaye tugushimiye kudukuyeho imibabaro tugushimiye ibyiza uduhaye tugukomeye mu mashyi tugushimira uko wazuye Lazaro amaziri ya minsi yose niko tuzuye kuri uyu munsi tukaba tugeze mu mirimo yawe mu izina rya Yesu komera Imana mu mashyi amen Gefito mukizo yuvugira kuma